tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru kureba, ayiwe tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya mu ijuru kureba bariyo, tuzajya nayabone moneya, ayiwe tuzajya mu ijuru kureba, ayi tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Ese nawe mukobwa uzajyayo, musore nawe uzajyayo, tuzajya nekotabonemo, iwe mugabo nawe uzajyayo, mugore nawe uzajyayo, ibaze ayiwe tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Abakunzi ba Elayo TV twagarutse, Imana Karamadeo niyo mazina yanjye. Abantu mwese dukunda kubana hano kuri Elayo TV, Imana ibahe umugisha. Abakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Abasharing ibiganiro bihageze, Imana ibahe umugisha. Abadushyigikira, hari abantu batwandikira ukabona akuguriye amazi internet, namwe Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye 0784414984. Iyo ushaka kumbaza inzozi warose n'ibindi bitandukanye ushaka kumbaza byo mu mwuka, nta kibazo, kwatura nekotaba. Umuntu ushaka kwatura we mwumva kabiri, ukavuga ati nkunda kuvuga nakwirirwana ibyaha nakubirarana. Kwatura atura kuri iyo nimero, wamamagara, wanyandikira kuri WhatsApp, niyo nkoresha. N'umuntu uba waraguye cyangwa ushaka gukizwa nkamusengera Imana ikamuha agakiza, naho katwihute tumaze twashyira kino kiganiro mu biganza bya Kristo, ubundi tuze dusobanura inzozi. Uwera mutanga bugingo gihome gishitsi cya Dawidi wakoze kuturinda kuva mu gitondo kugera amasaha, tugushimiye ko twemeye ko nekotabo rekire vose dukandagira kuri mikoro za Elayo TV. Umwuka wera ganze n'imbaraga zo mu ijuru ubane natwe muri iki kiganiro, utangirane natwe Kristo. Ibitavuga Imana byose nibiceceke, turakubise mu izina rya Yesu. Ibyatwibagiza byose toka dayimoni mu izina rya Yesu. Umwuka wera tuyobore muri byose. Kristo wera tugushimiye ko ugiye kubana natwe, ugatangirana natwe, ugasusanya natwe mu izina rya Yesu, amen. Mwese ndabasuje amahoro y'Imana mubane. Tugiye gusobanura inzozi. Avuga na kantu kamwe ariko bakunda muranzengereje mukambaza, kurota urya ibisheke cyangwa urya igisheke cyaba biguha cyangwa ubibona bitoshye biri hariya, biba bisobanuye iki? Naho nizo tugiye gusobanura. Noneho tutari twazisobanura, akamanze navuga kano kantu munyemereye nkavuge kuko na kantu gafite umumaro. Uyu muntu mubona, uyu muntu abamo abantu babiri. Hariho umuntu uzabona Imana, hariho n'iki kibiri kizabora. Mubiri we uranze uraboze, mubiri naragukundaga ariko uranzura. Hariho edekotikene monia force, iki kibiri kizabura. Hariho n'undi uzabona Imana. Urukumva ni abantu bangahe? Babiri. Iki kizabura rero gikenera imvange, amacapati, mayonezi, salade, utuntu dutandukanye dutunga kino kibiri gisanzwe. Ariko uw'umwuka rero abantu baragenda bakihera iki kibiri gisanzwe, uw'umwuka bakamwibagirwa. Uw'umwuka wakenera iki? Nawe akenera kurya no kunywa. Kumwe destike tobenemone ya vostavo. Kurya rero ibintu duhereza uyu mubiri, uyu uzabona Imana, ni amasengesho twirije ubusa, kwa gusoma ijambo, tuba turi kuwuhaburya, twaturirimbo wumva mu mwuka ukumva uri kugenda ubyibuha. Aho naho aho buri kugenda uwugaburira, ibyo byose uri kubikora neza, kwa kwiriza ubusa, kwa gusenga. Uyu w'umwuka nawe, uyu muntu nawe aba ari kugenda arya. Hari abantu rero hari abantu bahe ikibiri gusa gisanzwe, uw'umwuka bakamwibagirwa, bakarwara bwaki yo mu mwuka, bakaba ingwigiri, byose biruzuzanya. Roho nzima mu mubiri muzima. Umubiri usanzwe uyu uzabora, uzi iyo umeze neza, uw'umwuka urananuka. Ariko uw'umwuka niyo wananuka, ariko uw'umwuka umeze neza, uw'umwuka enekotabonemonsi, uyu we ntabwo azapfa. Haleluya. N'uwo uzabona Imana tukayibona mirere na mirere. Mwabyumvishe rero kurota urya ibisheke, Imana ibiri kuvugabura mu buryo bwo mu mwuka, ni intungamubiri. Ni kwa kundi warira mu ndirimbo intungabugingo, nako habaho intungamubiri uha kino kibiri gisanzwe. Noneho kurota urya ibisheke ni intungamubiri Imana ibiri kuguha, intungabugingo zitunga ubugingo. Ni utuntu tw'umwuka ibiguha mu ijambo se, mu turirimbo, mu gusenga, mu kwiyiriza ubusa. Urya ibisheke
ni byiza cyane. Imana ibiri ku Enecostavos iri kuguha intungabugingo zo mu mwuka. Ibyo ntibihagije rata. Icyo rero nicyo nashaka kugira dusobanuye muri uyu mugoroba. Muri kubona buri kujya nsigaye ndi busy muri iyi minsi, ndi gukora ikiganiro buri kwira, ariko ntacyo bitwaye. Abakunzi ba Live TV rero, abatari bakora subscribe muyikore, tujye tubana. Mubonye ikiganiro mujye musharinga, abashaka kumbaza ibibazo bitandukanye, namwe nta kibazo mujye mubibaza, nta kibazo. Nimero yanjye nayibabwiye. Imana ibaha umugisha. Ndumva ari ibyo katwihute dusenge. Ariko usuzume neza, usuzume uyu muntu w'imbere wo mu mwuka. Ijambo riravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Umwana wawe umufata neza. Umwana bavuga ni Mwuka Wera, Yesu uri muri wowe. Umwana wawe uramugaburira mu gihe umenye yuko nta rukundo ufite, umenye yuko Mwuka yagiye. Hari abantu rero bawicisha inzara, hari abantu bicisha Enekotabo, uyu muntu w'umwuka w'imbere bakawicisha inzara. Reba ahantu rero uri kwicisha uyu muntu w'umwuka inzara, ugaruke nawe umuhe, wongere wiyirize ubusa, wongere ufata yitatu, wongere usenge, wongere wumve ijambo, wongere ujye gusenga, wongere ahantu hose waguye wasubiye inyuma, uyu muntu w'umwuka ukaba waramwimye ibiryo, wongere umuhereze. Niba urota uri kurya ibisheke rero nicyo teketabonemo bishatse gusoma. Imana ibahe umugisha mwese. Shalom shalom. Abatari bakora subscribe muyikore, tujye tubana, n'abandi ibiganiro mubibonye musharing. Imana ibahe umugisha. Yesu wakoze kubana natwe. Tugushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Kristo uhabwe icyubahiro, ugerekeresha imirimo n'ibimenyetso byawe n'ibitangaza, kandi kikuzanira iminyago. Aba baguye babivuyemo batari batizwa, bakiri mu byaha, ubakureho nabo bagaburire mu buryo bwo mu mwuka. Tako tabonemonia. Ushimwe kuri kumwe natwe, ko wabanye natwe wera, kandi ukomeje kubana natwe mu izina. Uherekeresha Umwuka Wera iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen.